y'Imana abana nawe inshuti y'umusaraba dusangiye amakuru no kwihangana biri muri Kristo Yesu. Ndagusuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo wapfuye akazuka kandi akaba yicaye iburyo bw'Imana. Uko bisanzwe ni Ratashye Ministry cyangwa se Pastor Evode TV, channel yanyu cyangwa se chaîne mukurikiranaho ibintu bitandukanye ariko by'iyobokamana. Tusobanura inzozi, tugatanga ubutumwa duhabwa n'Imana. Kabiri cyangwa se cya gatatu tubasasha no kwigisha ijambo ry'Imana. Rero ndagira ngo tuganire ku by'Imana yaduhaye. Ndakwinginze, kenshi turabivuga bimwe ntibitinde, ibindi bigatinda, ariko ntiba bivuze ko iby'Imana ivuga ari amasigara cyicaro. Imana ntivuga amasigara cyicaro, ahubwo iby'Imana ivuga biba bihari mu isi iri spiritual. Nyemerera rero aho uherereye hose mu Rwanda, Kenya, Tanzania, Uganda, Burundi, Congo, Zambia n'ahandi, tukambuka tukagera mu bindi bihugu bitandukanye, harimo Oman, harimo Dubai, harimo Australia, harimo Amerika, imijyi itandukanye yo muri Amerika, Los Angeles n'ahandi hatandukanye. Aho dukurikirana ubasha kumva ururimi rw'Ikinyarwanda, umwami akwishimire kandi akume imbaraga mu buryo budasanzwe. Ndagusuhuje wowe uri Belgique ndetse mu Fransa, Suède. Imana ibaho umugisha, Imana ibane nawe kandi Imana ibagirire neza. Mukuri abandika comments turazibona, n'abagira uruhare mu gusharinga, Imana ntikabure kubaha umugisha wayo kubwo kudufasha kwamamaza ishimwe ry'iyaduhamagaye. Bavandimwe rero muri Kristo Yesu, ngira ngo duherukana tuhanura iby'Imana yari yatweretse mu buryo bune, ariko hari message nabahaye ndababwira ngo muhaguruke dusenge. Babwira ko hagiye kubaho impanuka zidasanzwe, ariko ziri mu bwoko bubiri. Ubwoko bwa mbere bw'impanuka nari nababwiye ni ubwoko bw'impanuka z'abantu batwariye abantu hamwe. Nyine rimwe murabyumva mukabitambuka kandi mba natumwe mu kuri, ariko birakwiriye ko tuzajya twumva tukanashira mu bikorwa icy'Imana ivugana natwe. So rero n'uyu munsi ndagarutse, hari iby'Imana yashize ku mutima wanjye. Jya umuhamagaro wanjye n'uyu, nabambwira ko ngo bidakwiriye nk'uwasizwe, none se nasigiwe guceceka, nasigiwe kuvuga, nasigiwe guhanura. Uhanuza uhanurira amahanga. Ni byiza ko iyo ivuye ku mutima w'Imana tubitanga. Bimaranye nk'iminsi, kuko nyuma ya hariya mvuye mu masengesho y'umunsi umwe. Hari iby'Imana yambwiriye muri aya masengesho ngo mbwire abera. Reka dusenge rero. Wowe icyo usabwa ni ugutuza ndetse no kumva kandi ugashyira mu bikorwa icy'Imana ivugana nawe. Kristo wapfuye akazuka, turasenze hano kuri Ratashye Ministère. Itorero ryawe niryo tuvuga ko ritashye, kandi rizagenda ridafite inenge cyangwa ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikindi kintu cyose gisa gityo, ahubwo rizaba ari iryera. Ndasengera umuntu wese rero kugira ngo ahabwe imbaraga zikomeye z'umusaraba, kandi uhumanure buri muntu wese amatwi ye ahumanuka kugira ngo yumve icyo uganira n'ubwoko bwawe. Nkubereye itiyo ijyana ibyawe, unyemerere ushoboze, ume kunesha, ume imbaraga, umugutware. Mu izina rya Kristo Yesu ndirukana abadayimoni bafata ikirere, imbaraga ziboha ikirere, zambuye agaciro muri uyu mwanya. Ndategeka ubutware bw'umwijima ngo buhunge, kandi icyo uvugana n'ubwoko bwawe reka kibagirire umumaro. Buri wese amenye ko agomba guhagarara n'uko agomba kugenda. Urakoze kuko unyumvise, mu izina rya Yesu, amen. Mudukurikirana mutuje ndabizi, ariko nta na kimwe tuvuga tutabwirijwe n'umwuka w'Imana. Bibiliya iravuga ngo nta kizaba ntamenyesheje intore zanjye. Bene data,
bakundwa muri Kristo Yesu, ni igihe gikomeye ariko ni igihe Imana iri kumwe n'abayo. Bibiliya iravuga ngo abanjye ndabazi kandi nabashizeho ikimenyetso cy'amaraso. Nta kimwe kizabaho, ndabisubiramo, Imana itateguje intore zayo. Kabone nubwo twabivuga bamwe mugatekereza ko ari uko wenda dukeneye kumenyekana. Buri wese mu mitekerereze ye ntacyo bitwaye, utekereza ibyo ushaka, ariko icyo ngiye kukubwira ni kivuye ku mutima w'Imana, ni Imana igambiriye, ni imigambi Imana ihishura ya Satani, kugira ngo bamwe tutagwa mu mushya cyangwa tutavuga ngo ntabwo twabyumvise. Hano niko twatangiye ministry, niko twatangiye channel. Ni nayo mpamvu rero ntabwo dufite gusubira inyuma kubw'impamvu z'imisi n'ibihe. Dufite kuvuga, bamwe bakavuga ko twasaze, abandi bakavuga ko atari byo, abandi bakavuga ko bidakwiriye, abandi bakabyanga. Niko nyine ubutumwa bumera. Kristo ntabwo bamwemeye bose, ariko Bibiliya iravuga ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ububasha n'ubushobozi bwo kuba abana b'Imana, cyangwa se bwo kwitwa abana b'Imana. Yohana nawe yandika yaravuze ngo bakundwa, ubu turi abana b'Imana. Aravuga ngo ariko uko tuzasa twebwe ntabwo kurerekana. Aravuga ngo ariko Kristo niyerekanwa tuzasa nawe. Rero abana b'Imana bumva ijwi ry'Imana, hanyuma n'abatari Imana bumva ijwi rya se ubabyara. Nashatse kumenya kuko buri wese afite se mu isi. Niba Imana atari so, ubwo iso mu mwuka nawe uri kumwumva. Ni nayo mpamvu rero Imana iravuga, ariko Satani ashinzwe kuziba amatwi abantu kugira ngo batumva. Ku cyamuzanye ni ukwica, kwiba ndetse no kurimbura. Gusohora kw'ibimenyetso bitandukanye by'ubuhanuzi duhanura no guhagarara bimwe na bimwe abantu bakabirebesha amaso, ariko abantu bagakomeza kwinangira umutima, ni ikimenyetso ndashidikanywaho ko Satani ari mu kazi ke. Ni nayo mpamvu natwe turajwe ishinga no gukora akazi Imana yaduhamagariye. Iduhamagara niyo kwizerwa, iduhamagara ni nyabushobozi, iduhamagara ni nyembaraga, iduhamagara irasezeranya kandi igasohoza. Nyitaba ngo amen muri comment. Message ya mbere, Imana yarambwiye ngo abantu benshi ngo habeho gusenga, kandi kubera ko dutangira 2026 mu gihe hepfo mu butumwa twatanze nabibasubiriyemo kenshi. Bamwe baravuze ngo ni sawa, ngo ni umwaka udasanzwe, ngo w'umugisha, ngo wo kwera. Ndababwira ngo ayo ni amarangamutima ya extraction, buri wese nyine yiyaturaho ibyiza. Ariko se iyo wiyatuyeho ibyiza ukanavuga ibyiza, wowe uri gukora ikibi, nawe ubwawe uri ikibi, uba wumva icyo cyiza kizaturuka hehe? Ndababwira ngo ni umwaka usobekeranye, ni umwaka urimo ibitero by'umwanzi, kandi ni umwaka wo guhishura. Kuki Imana ishaka ko dusenga? Kandi igihe tuzaho tubabwira ngo mwisenga, nuko nagiye kubona mbona abadayimoni bafite intwaro zo kurwanya abantu. Icyambere mbona hari impapuro bafite zanditseho ngo urutonde rw'ibyo tugiye gukorera abantu ku isi. Wisugira amatsiko yo kumenya ngo hari handitsweho iki.
kuri rimwe ariho hambere hari handitseho ngo tugiye gukenyura abantu, tugiye guteza abantu indwara zidasobanutse kugira ngo batuke Imana. Numva ijwi rimbwira ngo mu nsengero nyinshi abarokore benshi ngo barwaye indwara zidakira zidasobanutse. Ni gute urwara umugongo uturutse ku badayimoni, ukamara ukwezi kwa mbere, ukamara ukwezi kwa kabiri usenga Imana ikiza indwara, ukarwara umutwe udakira? Ahangaha umwuka yarambwiye ngo abantu ngo batererejwe indwara n'abaziturutse ku badayimoni. Harimo imitwe idakira, harimo imigongo mwahaye ibinini byaranze n'inshinge, harimo kurwara amaso y'amatererezanyo, kurwara amaguru, kubabara amaguru, uburibwe bwo mu nda. Imana irambwira ngo kera, ngo mbere abantu batarata umurongo w'ibyanyu, ngo siko byari bimeze. Ubwo kubakijijwe imbere yanjye muze kubyandika, mumbwire ukuntu umurokore agenda n'ihembe mu mugongo rikamumaramo ukwezi, amezi 5. Njimara kubibwirwa kuko aya masengesho ahari nayakoze kuwa gatandatu, nari mfite amasengesho y'umusumwe. Njimara kubibwirwa gutyo naratangaye aho nigishije ku cyumweru. Mukuri nakoze test, ndavuga ngo Mana, abantu bicaye mu iteraniro koko 90% bararwaye izo ndwara. Nigisha uburyo Imana ikiza indwara. Hanyuma mpamagara abantu bababara imitwe, bababara imigongo, bababara mu nda, babibamara igihe kinini. Mukuri mbona haje abantu benshi. Ndavuga ngo bya bintu umwuka yamwishuriye niko biri. Intsinzi rero ni iyihe? Murabizi ko ntari umwana muri ibi ngibi, nubwo ntari mukuru cyane ariko duke ushobojwe n'umwuka, turahamagije. Intsinzi ni iyihe? Buri muntu wese arasabwa gusenga, kwegera Imana, kubana n'Imana, kwiyeza, kwihumanura, kuko ngo umwuka yabuze ahakorera. Umwuka yabuze ahakorera. Umwuka yabuze aho akorera. Ijwi rirambwira ngo mbabwire ngo nihabeho ibintu 3: gusenga mu kuri, kuko abantu bari gusenga babeshya Imana. Abantu bari kwigirira nabi bakegera Imana ariko bafite n'ibizira. Ni gute usenga ukajya no mu bapfumu? Ni gute usenga ukajya no mu badayimoni? Ni gute usenga hanyuma ukaniringira izindi mana? Hano rero kuri izi mbuga nkoranyambaga nka YouTube, ndagira ngo mbabwire ko imyuka yabatatse, ndabinginze kubw'imbabazi z'Imana, ntabwo murabasha guhishurirwa imizite. Imana irambwira ngo ni gute abarokore basenga bavuga ko bakijijwe, kwera imbuto binaniranye, guhamya bibananire, kugaragaza abo turi bo kukibinaniranye. Irambwira ngo rero izo ndwara yemeye ko zigera muri twebwe, ngirebe ko twahindukiye. Irambwira ngo ariko ngo ako ni agakoni gato cyane,
amprise y'ibigiye kuba mu barokore. Nibiguma gutya, Imana yambwiye ngo abarokore, umuntu wese witwa umurokore warokowe araba igitutsi muri rubanda. Kandi ubutumwa bwo kuzana abantu ku Mana ntiburaba bugishobotse, kuko iyo ubuhamya bwapfuye egare ko n'ubutumwa byarangiye muri wowe. Icyakabiri, murasabwa kwinila, niko nabwiwe, nje mbitanga uko nabihaye, kwininila, tukisuzuma, tukabyuka, tugasubira mu mirimo twahozemo. Ese uko Imana yaguhamagaye niko ukiri? Urabona wowe utarabaye uruvanye, Shatani yagushizemo inshinge ze, umwanzi warasinziriye abibura ibizima, abiba ibipfuye. Nuko bimeze. Imana rero ibagirire neza, Imana ibatabare, kandi Imana ituregere, ukuboko kwayo kwiza kuduhoreho kandi kutube hafi. N'abari twebwe ubwo izina ry'Uwiteka bariyore hamwe icyubahiro. Ubutumwa bwa kabiri, muri iyi minsi narabwiwe n'Imana ngo muri iyi minsi ngo abagwa bari kugwa ari benshi, ariko ngibabajwe nuko bamwe bagwa ntiberure ko baguye bakagomba kwisha mu butaka uko batumwe nayo. Irambwira ngo mbwira abantu ko hari abantu Imana yamaze kwitandukanya nabo, bayivuga itakibarimo, bayikorera idashaka ko banayikorera, kuko bamaze kuvanga iby'umwuka babishiramo imitanga. Muri bo Imana yarahunze. Nabwo ibimenyetso bitatu bigiye bibaranga. Imana yambwiye ngo umuntu wese uhagarara akavuga ibinyoma akabyita ukuri, ngo Imana ntikiri muri we. Ngo Imana yamaze kwitandukanya n'abantu baracyayiyomekaho, ngo niyo mpamvu hariho gukoza isoni kuri izi mbuga nkoranyambaga n'ahandi hatandukanye. Uyu mwaka mu witondere, hariho umwuka wo gukoza soni uri gukoza isoni abantu, ariko Imana yemeye ko bibaho. Umwaka 2024 hari shene imwe yanduye, barambwira ngo bimeze. Ndavuga ati hariho abantu benshi biyitiriye Imana ariko itari Imana yaremye ijuru n'isi, bakorana nayo, ahubwo bazanye imana zo muri envelope. Nanabagira inama, ndababwira ngo hariho amahirwe y'uko habaho guhindukira. Bamwe baravuga ngo bazanye imbago, ngo bantu ngo bahagurutse, abandi ngo biganza birashyushye, abandi ngo nutahutariho n'igitangaza ngo ntuzagaruke. Oya, uyu munsi narabikurikiye neza, hasigaye mbarwa benshi Imana yabashyize ku zuba. Rero mwabagaratiya mwe b'abapfapfa ko mwatangije iby'umwuka mukaba mwerekeje iby'umubiri. Njye nababwiye ko ntari hano ku bwa views, nababwiye ko ndi hano ku bw'inshingano zo wamamagaye, nababwiye ko ndi hano ku bw'igitsure cy'Imana, nababwiye ko ndi hano ntumwe hano nka Yeremiya, ntumwe gutera imbuto, ntumwe kurandura ibitari ngombwa, ntumwe kubika imbaraga za gishitani, ntumwe gusenya akazu k'abadayimoni, ntumwe gusenya umwuka urwanya itorero. Kandi mu izina rya Kristo Yesu waduhamagaye, umurimo mwiza twatangiye Imana yaduhaye izawusoza muri twebwe. Turamatiye twari iby'Imana ku bantu,
Bibiliya avuga ngo turi impumuro nziza izana ubugingo kubumvira ijambo bakarishyira mu bikorwa. Aravuga ngo ariko turi n'impumuro mbi izana ubupfu kubanga kumva ibyo Imana idutumaho. Nshuti yanjye rero, Imana ni iguha umugisha, ntukibagirwe, ibuka aho waguye, aho wavuye ukagwa, wiyeze uce bugufi. Nta n'umwe Imana itinya, nta titira Imana itinya, nta gikomangoma Imana itinya, nta bakomeye bo mu isi Imana itinya, nta batwaye intwaro zikomeye Imana itinya. Oya, buri muntu wese mu ruhande rwe Imana izamusura, Imana igomba gutambuka. Hanyuma icyanyuma sorejeho, umwuka yamishuriye ko Imana hari igihugu ijemo cyo muri Afurika ngo irebe niba ibyo bakirega ari iby'ukuri koko, hanyuma imanura inkota yayo. Bibiliya avuga ngo nimwanga kumva mukagoma, inkota y'Uwiteka izabarya. Nta kabuza rero, Bibiliya iraboneye, iravuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha ni ku Uwiteka avuga. Kwiyeza ntacyo bisaba, bisaba amafaranga, bisaba ikiguzi icyo ari cyo cyose, bisaba kwizera, bigasaba no kwemera no guca bugufi. Data rero abagirire neza kandi Imana ibamugisha, Imana ibarwanirire. Shalom. Reka dusenge. Urakoze Kristo, uko ari bitatu wampaye bitanze uko wabimpaye. Ngaho rero tegeka kandi ukora ibidasanzwe, buri wese aziguka amatwi kugira ngo abashe kumva umugambi wawe. Mbisabye byizeye ku bw'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.